pretty and sexy. I love her smile. She looks like an angel of morning. She looks like a twinkling star. I feel her heart beating, touching your hand. I wanna call her my African queen. I love my African lady. She's pretty and sexy. I love her smile. She looks like an angel of morning. She looks like a twinkling star. I feel her heart beating, touching your hand. I wanna call her my African queen. Yomaze kukubona umutima uraruhuka, naba ntakubonye umutima ugahaba. Uri kibasumba gitego mu bakobwa, maso y'inyana mubiri wariboye. Ubwiza bwawe shenge nibushirirora, uranifuza iteka konje nakugendana. Abo duhuye bose nkabereka icyo kirori, amaso yanjye yahumye ubwo nakumenyaga. Na wundi ateze kubona kugeza gupfa. I love my African lady. She's a pretty and sexy. I love her smile. She looks like an angel of morning. She looks like a twinkling star. I feel her heart beating, touching her heart. You are so beautiful. Thank you. Thank you. yatwaye iminsi 7 kugira ngo hatangira akademi y'abakinyi bari munsi y'imyaka 20 mu ikipe ya Gasogi y'abatoya. Umunsi wa mbere bari kumumena hano inyamirambo. Kuri uwo munsi batangira haje abana 1371, hasigara abana 648. Umunsi wa kabiri bari kumumena nanone. Kuri uwo munsi wa kabiri hasigaye abana 271. Umunsi wa gatatu bajya IPRC Kicukiro, hasigara abana 148. Umunsi wa kane bagiye mu Bugesera, stade ya Bugesera, hasigara abana 64. Umunsi wa gatanu ni nawe yari final kugira ngo haboneke abana 33. Basubiye IPRC Kicukiro, hatoranywa abana 33 ari nabo bahise batangira Academy ya Under 20 ya Gasogi United. Kubw'iyo mpamvu mumfashe dushimire cyane
Perezida Kakoza Charles, aba bana yahisemo ko bakina biga, abitiramo ikigo kimwe, ntago nkivuga kuko nticyatubereye umuterankunga. Impamvu ntakivuga, yakoze ku mufuka bishyura Minerval. Perezida nyemereye ko nyivuga. Aba bana babarizwa muri APR, niho bahise babajyana, ariko mwumve ko ngewe nkunda amafaranga. APR ntago ari umufatanyabikorwa. Kenshi akora ku mufuka akishyura Minerval y'aba bana bose, abashyirayo biga umupira, hanyuma bajya mu ishuri biga amasomo. Umwaka wabo wa mbere binjiye muri under 20 mu irushanwa ryabo. Ku mukino wa nyuma batwaye igikombe batsinze Marine Football Club ibitego 3-0. Murumva ko batangiranye intego. Uyu mwaka dusoje niho ari umwaka wabo wa kabiri. 1/4 basezereye ikipe ya Kiyovu Sport, 1/2 basezerera ikipe ya Rayon Sport. Ku mukino wa nyuma Marine banze ko basangira n'udakoramo. Marine yabatwaye igikombe batsinze kuri penalty 5-4, kugira ngo iyo bagitwara Perezida byari gutuma Marine icika intege. Itwaye kimwe nabo batwara ikindi. Ikitonderwa, uyu mwaka turangijeho imikino, Gasogi United yari ifite under 17. Nyuma ya under 20 yatangiye 23, 24, 24, 25 bari bafite abari munsi y'imyaka 17. Kubw'iyo mpamvu rero batangiye gusarura ku isoko ryo kugurisha abakinnyi. Amakuru ubu ngubu agezweho ndatekereza mwese muyazi, kuko myugariro Alexis Nduwayo aheruka gusinyira ikipe ya APR Football Club. Ubu ni umukinnyi wayo mushya, ariko Gasogi niyo yamugize uwo ari we n'ikimenyimenyi. Mwumva abakinnyi ba Gasogi ukuntu bakomeye. Yakinnye igice cya kabiri cya shampiyona, aje gufasha kuko yari muri under 20. APR Football Club ibiramubengutse, ubu yashyize umukono ku masezerano wo gukina ikipe ya APR Football Club. Kude chapeau cyane rero ku ikipe ya Gasogi United, nibyo kwishimira. Niyo mpamvu uyu mugoroba tugomba kuza kunywamo tukabyishimira cyane, tukumva n'akaziki, ubundi tukegera KNC tukamushimira cyane ko yafashije uruganda rw'umupira w'amaguru w'u Rwanda gutera imbere. Mu gihe rero mvuga amagambo make, ndasaba aba basore ngo baze bamfashe bigizeho gato kano kantu, kuko tugiye guhamagara abayobozi badufasha gutanga certificate kuri aba basore 10, hanyuma n'aba basore tuze tubahamagare. Akazi nahawe rero nako kuvuga mu gihe bagaterura. Nanjye ndashimira cyane Gasogi United kuba baratangiye uru rugendo, kandi mu by'ukuri wavuga ko rutabaye successful yaba yirengagije. Niba ikipe imaze kugurisha umukinnyi mu ikipe nka APR Football Club, ubwo KNC kuyo bamugurishije nawe arasubira muri under 20 na under 17, abone ya Minerval, ndetse anaboneke n'ibindi byose bisabwa kugira ngo ekipe ibeho, kuko afite under 20, afite under 17, afite na ekipe nkuru, kuko icyiciro cya mbere mu Rwanda turabizi ko kugira ngo kibeho bisaba imbaraga. Kugira ngo mu cyiciro cya mbere usurvivinge, ababizi n'abakirimo, kuko benshi ndi kuraranganya amaso hano nkababona bose turi kumwe. Munyemere rero mu gihe tugiye guhamagara aba basore, nongere nshimire abafatanyabikorwa bahisemo kugendana uru rugendo na Gasogi United. Ndashimira cyane Ministeri ya Siporo, ndashimira umujyi wa Kigali, turashimira kandi Prime Life Insurance, turashimira cyane Forza, turashimira Strive Foundation Rwanda, turashimira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, turashimira B1 Gin, turashimira TV1 na Radio 1, kuko ryatangazamakuru twavugaga mu kanya gato nabo bari mu bafite uruhare rwo kugira ngo ibi turi kuvuga ahangaha bigere kure. Uyu mwanya rero munyemerere mpamagare umuyobozi wa Gasogi United ahaguruke yigira imbere hano, ahagurukane n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, bahagurukane n'umuyobozi wa Rwanda Premier League, bahagurukane na Vice Mayor mu mujyi wa Kigali. Bayobozi mwigire hejuru muze hano, ubundi iyo mikoro yihorere rwose, yihorere ko ndagira ngo baze batange hano, baze badutangira amasertifika kuri aba basore 10 bateye intambwe yo kuva muri under 20 bavuye muri under 17 bakaba babaye promoted. Bivuze ngo sezo ya 2025
2026 bazaba babarizwa mu cyiciro cya mbere cya shampiyona y'u Rwanda. Aba bayobozi rero ubwo bamaze kuhagera, munyemerere uyu mwanya mpamagare uwaje ahagarariye Forza, niba hari nawe yigire juru azanga kugira ngo duhamagare umukinnyi wa mbere aze bamushyikirize certificate. Mu gihe arimo guhaguruka kandi munyemerere mpamagare umuzamu Hakizimana Jean d'Amour. Félicitations cyane kuri Hakizimana Jean d'Amour. Tambuka nk'umukinnyi rwose utwemerere utambuke wihuta cyane, kuko perezida ambwiye ko yifuza ko uyu muhango wihuta cyane, ubundi tukajya mu bindi birori baduteguriye. Karibu cyane kuri Hakizimana Jean d'Amour. Uyu ni umuzamu wabaye promoted. Kensi uyu mwaka zimwe mu nzozi ze yifuza ko ziba impamo nuko akinisha abazamu b'Abanyarwanda. Ngo yarerebye asanga nta mpamvu yuko umuzamu amuhenda kandi afite abakinnyi bakiri batobe yazamuye yareze. Uyu rero ni Hakizimana Jean d'Amour. Banyamakuru bagenzi banjye tuzamubona ari gufatira ikipe ya Gasogi United muri uyu mwaka w'imikino sezo ya 2025 2026. Félicitations cyane kuri Hakizimana Jean d'Amour. Hanyuma kandi munyemerere duhamagare Kanamugire Arsene. Félicitations cyane kuri Kanamugire Arsene. Kanamugire Arsene nawe atambuke yigira imbere kugira ngo bamushyikirize certificate ye yo kuba yazamutse uyu munsi yabaye promoted. Kanamugire Arsene yihute rwose amfashe yigire juru. Mu gihe ndi guhamagara Kanamugire Arsene kuri uyu mugoroba, twifuje ko abafatanyabikorwa bacu namwe rwose tugomba kubana namwe. Niba uhagarariye B1G ari hafi, mu kanya niza guhamagara undi mukinnyi aze kumfasha nawe yigire juru aze kudufasha gutanga iyi certificate. Uyu rero ni undi mukinnyi akaba ari Kanamugire Arsene. Félicitations cyane kuri Kanamugire Arsene. Uyu nabaye promoted avuye mu mikino y'abakiri bato nkuko umuyobozi wa Ferwafa bivugaga mu kanya gatoya, nuko under 20 yakinnye kuva sezo ya 2023 2024 ndetse n'umwaka ushize barakinnye. Félicitations kuri Kanamugire Arsene kandi félicitations ku babyeyi be bamuherekeje uyu munsi akaba azamutse mu cyiciro cya mbere. Mumfashe rero duhamagare Itangishaka Hussein. Itangishaka Hussein yigire hino. Itangishaka Hussein kugira ngo nawe ashyikirizwe certificate ye. Mumfashe mubanguke mwihute rwose kugira ngo iki gikorwa. Ariko mu gihe Hussein ari kuza, yabivuze Fabrice nawe yitegura azamukurikiye. Byiringiro Thierry nibisigaye izabikora koko. Elisa Kwitonda Fabrice, Niyongabo Gideon, Niyonkuru Elisa ndetse na Bizimana Didier umugira neza. Aba bose bamfashe rero bigire hino. Uko nabahamagaye mwihangane muze mwihuta kugira ngo twihutishe kino gikorwa. Muze rwose tubone yabivuze Fabrice, Byiringiro Thierry nibisigaye izabikora Elise. Muze mwigire hano munsi yaho muzamukira ari kuri escalier kugira ngo muze musimburana. Nibisigaye izabikora Elise, Kwitonda Fabrice, Niyongabo Gideon, Niyonkuru Elisa ndetse na Bizimana Didier umugira neza. Mwese muze mwegere hano hafi kugira ngo muhite muzamuka. Félicitations cyane rero. Hanyuma turi gushyikiriza iri certificate aba bakinnyi 10, ariko kandi reka mbabwire ko mu bindi byishimirwa muri Gasogi United harimo Ndabarasa Trésor. Uyu nguyu ni umutoza wungirije wace mu ikipe ya Gasogi United. Cyuzuzo Emegael ni umuzamu wa AS Kigali nawe yace mu ikipe ya Gasogi United. Kaitaba Jean Bosco nawe uyu munsi ari muri AS Kigali ariko yace mu ikipe ya Gasogi United. Mumfashe rero mubanguke rwose muzamuke nta kibazo mwigire hejuru. Yabivuze Fabrice yagiye. Byiringiro Thierry, karibu cyane Byiringiro Thierry.
hanyuma mu gihe Byiringiro Thierry aza twari twifuje ko abafatanyabikorwa bacu rwose nabo mwe mwaza kugira ngo mudufashe gutanga amasertifika tuze no kubabona mu ifoto yo gutanga izi sertifika. Niyo mpamvu navugaga ngo Strive Foundation Rwanda niba bari hafi badufasha nabo bakaza kudufasha gutanga izi sertifika. Infinix niba nabo bahari bakwigira hejuru B1 Gin. Hanyuma rero nibisigaye izabikora Elizin. Félicitations cyane kuri Elizin nawe wabaye promoted uje mu cyiciro cya mbere. Abafatanyabikorwa bacu rwose ni kazi kuba mwariyemeje gukorana na Gasogi United, ni nayo mpamvu natwe twifuza ko mwaza kubana natwe kuri umugoroba kugira ngo mudufashe gutanga izi certificate. Wavuze ngo wahembewe kuvuga? Yego. None se uvuga amagambo menshi kurusha waguhaye akazi? Ntibishoboka. Okay. Reka nanjye nitize uyu mwanya nshimire abantu mwese abamaze kuhagera n'abakiri mu nzira muri hangano umunsi ni kuwa gatanu hari ibintu byinshi ariko kuri uyu nibisigaye izabikora iryo zina muryumve nibisigaye izabikora cyane. Rero hari umwe mu bakunzi umupira w'amaguru nubwo afite izindi nshingano agiye Mama Liz. Uyu mugabo ubuhamya bwe bwamukoze ku mutima. Ari mu mwaka wa gatandatu, umwaka utaza ari mu wa gatandatu, ni kapiteni, yari kapiteni wa U20. Numwe mu bahanga biga mu kigo cya Payeri kuko ngira ngo nta na rimwe abona munsi ya 80. Abo wa mbere akanikurikira. No mu kibuga ni umuhanga. Rero umwaka utaha tubonye umufatanyabikorwa. Wow. Minervare yawe yose na scholastic material zizishyurwa na Mama Liz. Si ibyo gusa yakoze na pledge y'ibihumbi 200 byo gushyigikira projet turimo yo kurera. Nicyo nashaka kuvuga. Yakoze cyane Mama Liz. Yakoze cyane, reka tumushimire, muze kumudushimirira ni mu uza kumugeraho. Hanyuma reka duhamagare Kwitonda Fabrice nawe kugira ngo yigire hino ashyikirizwe iyi certificate yiwe. Ubwo nabandi kuri nibisigaye izabikora nabo bagomba kugira, nabo bajya bavuga ngo nta shyari ryiza ribaho, nabo bagomba kugira nyine ako kantu bakumva ko bagomba ishaka. Urakoze Joseph. Nabo bagomba kugira ishaka yo kugira ngo bitware neza ibagendekere nkuko nibisigaye izabikora. Ariko ababyeyi baba bazi kwita. Hanyuma munyemerere duhamagare Niyongabo Gideon. Niyongabo Gideon, félicitations cyane kuri Niyongabo Gideon nawe wabaye promoted akaba azamutse muri Gasogi United. President nanone arifuza kugira icyo avuga. Muranyihanganira uyu munsi nanjye meze nk'uwa graduatinze. Uyu mugabo witwa Gideon nawe afite umwihariko. Biragoye kubona umukinnyi w'umupira w'amaguru wexcelling academically akanexcellinga mu kibuga. Numwe mu bakinnyi b'abahanga muzabona, ariko mu ishuri nawe ntashobora kujya munsi ya 80 buri gihembwe. Bidatubere ikigwa tureke guca abana intege. Ushobora kwiga kandi ukanakina. Félicitations. Arakoze cyane, reka duhamagare kandi Niyonkuru Elsa. Félicitations cyane kuri Niyonkuru Elsa. Iri shyaka namwe muzarigire. Ntihazagira umuntu ubabeshya, ntago umusportif agomba kuba umuswa. Ahubwo burya abahanga bavuga ko iyo umuntu avuye mu ishuri agakora siporo agasubira mu masomo aribwo atsinda kurusha uko yafata kimwe n'abihuze byose. Ndayiguhaye rwose. Arayimpa. Ndavuga mikoro. Sibyo? Uyu mugabo hari ngira ngo nyuma y'abanda barasa Trezor twongeye kubona kavukire native w'Igasogi. Uyu ni umwe mu bana kavukire b'Igasogi.
ngira ngo undi twari dufite ni Ndabarasa Terezo ubu wabaye n'umutoza muri Gasogi, ni ibigaragaza yuko dufite n'abambasaderi bacu bo muri quartier. Good luck. Arakoze cyane, reka noneho duhamagare umukinnyi wa 10 Bizimana Didier Umugiraneza. Félicitations cyane Didier Bizimana Umugiraneza. Bizimana Didier murabizi ko tumufite muri football Rwanda, ubwo tubonye undi Didier Bizimana Umugiraneza. Félicitations cyane kuri Didier Bizimana Umugiraneza. Ngaba abakinnyi 10 Gasogi United ipromotinze bavuye muri under 20, bavuye muri under 17. Umwaka utaha tuzabona mu cyiciro cya mbere bakinira ikipe ya Gasogi United. Uyu mwanya rero President yo certificate urashaka ko tuyitanga kuko namubonye umuntu wayitwara rwose. Hari akantu ushaka kubibutsa gato, ndasaba abanyagikari kuticisha abantu inyota. Uyu munsi ni celebration. Amashi rwose ahangaha twaje mu byishimo, buri muntu wese yishime uko abishoboye. Iyi certificate mfite ndaza gusaba SG wa APR kuza hano. Mwumvise umuntu witwa Nduwayo Alex. Bavandimwe, hari igihe Imana itanga kado rimwe, sibyo? Hari abantu bivukira rimwe gusa hakazacaho imyaka 100 kugira ngo uwo muntu uzongere kumubona mu mubare w'abantu. Ni nk'uko mubibona mu Rwanda, bishobora kuzadufata imyaka 400 kongera kubona umuntu umeze nka His Excellence Paul Kagame. Uyu Alex rero numwe ni zimwe mu mpano ngewe naratunguwe mba mu mupira, ariko uyu muntu ari super talented. I'm not hyping him, yaranabigaragaje. Reka muvugaho gatoya cyane mbere yuko ntabwo akiri wa Gasogi, yabaye wa APR, ariko certificate turayimuha kuko yarayikoreye, muze kuyimuduhera. Uyu mwana niwe mwabonye papa wavuga ko yifuza ukuntu yaje kunga umuryango amaze kujya muri Gasogi, ariko ngira ngo ubu ngubu yabaye chef w'umuryango ko yagiye muri APR. Rero nanashimira n'ikipe ya APR kuba nayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari umufatanyabikorwa muri projet ya development, kuko tunayifata nk'ikipe y'inshuti. Icyo nacyo rwose nta soni ifite zo kubivuga no kubihamya. Nabonye abanyarwanda tugira umuco mubi wo kudashima ibigomba gushimwa. Rero uyu Alex uyu munsi wa none yakinnye phase retour, ariko yabaye outstanding. Ndabyibuka nta banga ndi bubigiremo. Umutoza w'ikipe nationale Eric yaraje arambwira ati amazina y'uriya mwana ninde? Mbaza kwikanda. Ndavuga umuntu ashobora kuba muri U20 bakamutekereza kumamagara muri senior team. Bisa nk'ibintunguye ndayamubwira, kuko ndibuka icyo gihe yabimbajije turi kuri match imwe twari twakinnye, yaruje n'amakarita 3 atakinnye, wari umukino ubanzirizo wanyu. Bisa nk'ibintunguye, ariko numwe mu bakinnyi batubereye abakinnyi beza, yaduhesheje igikombe, adukiza kurindimuka muri Premier Division, ariko aba n'intangarugero muri discipline no gukora cyane. Nyakubahwa SG, ubu butumwa muze kuduhera umusore wanyu, umubwira uti aho wabaye baragushima, banaguhaye n'ibyo wakoreye. Arakoze cyane umuyobozi wa Gasogi United. Bayobozi munyemerere ntimugende, ndabakeneye gato amasegonda, reka mbitize umugoroba nanjye gatoya mwihangane gato. Tujye gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo twinjire mu kindi cyiciro, ariko muri ifoto hari abantu nifuza ko bayijyamo. Ndagira ngo mbanze nsabe umutoza Nshimiyimana Eric, mu byubahiro byanyu muhaguruke mwigire hejuru muze hano muri ifoto. Saba umutoza Kasambungu André aze muri ifoto. Dusabe SG wa Police, SG wa APR baze muri ifoto. Dusabe abafatanyabikorwa bacu Infinix,
bambwiye ngo ndi kubivuga nihuta ntibabyumve, nababwiye ngo ngiye mpemberwa amagambo. Dusabe Prime Life Insurance niba bahari.